twabuze umuntu w'intwari. Urazi ibintu by'ibiganiro byinshi yagendaga akora, yari afite ivugabutumwa ajya akora ryo mu muhanda, ryo gukura abantu mu muhanda. Hari benshi yagiye akura mu muhanda, hari benshi yaremeye ubuzima. Kenshi n'uyu munsi wa none batazamwibagirwa bitewe n'ineza y'abagire. N'uyu munsi wa none hari abakirerwa n'umudamu we yakuye mu muhanda, uyu munsi wa none bakirererwa kwa Theogene Nzahuke, niko batwaye dukunda kumwita. Ndabizi rero mu itabaruka rye, ndabizi twaramuherekeje, tumuherekeza nk'umuntu w'Imana. Mbese Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru imwiruko ridashira. Mwibukira ku kintu bita urukundo yagiraga uriya mupapa. Uriya mupapa yagiraga urukundo, kabiri ntabwo yigeraga yirengagiza. Ntabwo yigeraga yirengagiza ahantu yavuye, kubera yuko ikintu kigaragaza yuko atabyirengagizaga. Igihe cyose wamusangaga ari mu kuganira n'abana bo ku muhanda, kandi abana bo ku muhanda bamwiyumvagamo cyane, kugeza ku rwego bamufata nkasi. Yakoresha ibiterane, bakaza mu biterane baturutse, mbese bakaza basinze, abandi bakaza banywa urumogi, kugeza ku rwego benshi bagiye bahindukirayo. Ikindi mwibukiraho, uriya ari umupapa mwiza cyane muri gospel, yari umupapa mwiza cyane udakunda icyubahiro, udakunda ibintu by'ibyubahiro. Yanabwo akoraga ibintu by'ibyubahiro, kubera yuko aho yamutumiraga hose mwivuga butumwa yarahazaga. Ndabyibuka neza iriya mpanuka yakoze, yekoze avuye mu giterane iwacu. yaramaze ngira ngo yaramaze nk'ibyumweru biravuye mu giterane iwacu, ku itorero iwacu aho nsengera. Yaravuye aho bita Ikaniza hano mu Gahenerezo. Yaravuye mu giterane, arangije tugiye kuva twumva ngo yakoze impanuka, twumva ngo byarangiye, turababara. Ariko nta kundi bimera mu isi, niko bimera. Twese niyo nzira tujyamo. Isezerano bagirana ni isezerano rivuga ngo tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Aho ngaho hajemo kimwe, urupfu rukazamo rugatwara umuntu, usigaye aba yemerewe gushaka nta cyaha kiba gihari. Aho ngaho kuvuga ngo yakuyemo impeta, gukuramo impeta n'uburenganzira bw'umuntu, kubera yuko kuba wayimwambitse atakiriho, kuyikuramo n'uburenganzira bwe, kubera yuko bateganya kuzongera agashaka. Uriya muntu waje, nge nakurikiranye ibiganiro bye kuva ku cyambere kugeza ku cyanyuma. Ubundi baje ari babiri, baza ari babiri, bafite gahunda yo gutwika, niko nuva muri iyi minsi, bafite gahunda yo gutwika, batwikira iriya cano y'uriya muprofete ngo ni Noheli. Uriya muprofete ngo ni Noheli, ubundi uramutse urebye karagiteri ze, uhita ubona ko nta gakiza yigeze. Kubera yuko hari naho bakagaragaza amashusho ari mu kabari, ari mu kubyina yikora icupa rya Heineken. Uriya muntu mbese ni umuhanga mu bintu by'ibyaha, n'umutekinisiye mu bintu by'ibyaha. Abyina yikoreye icupa ku mutwe, noneho kugeza ubwo inda imuryamye hejuru, abyina aryamye hasi, inda imuryamye hejuru. Kariya kantu kaje nyuma yuko biriya bintu bivuzwe, kaza ari nk'akantu kaje gucaginga ibintu byose yakoze. Bundi hariho abantu bishe mu murimo, bundi kubigaragara yari afite itorero asengeramo, ariko akarisengeramo akoreramo ibyaha. Kubigaragara n'Imana yamutwikuruye, imaze kumutwikurikira ibintu kumugaragara. Hari icyigisho cy'umusirikare umwe najya nkunda gukurikira, igihe yakunda kwigisha, arangiza akaza gusoza avuga ngo imbwa Imana ije kuzimutsa.
ari ahantu hariya nahise mbona yuko ari ubuhanuzi buno bugenda busohora. Uyu muhungu yaradutse kuri social media, arangije aradukana ngo yararose, arangije aza kuri social media araza arabitangaza, avuga ukuntu ngo yarose ngo nguriya mugore wa Theogene ngo yabaye umugore we, arangije kugeza no ku rwego agiye ayinjizamo ibintu byo kubeshya, ashyiramo n'ibintu by'akagambane hamwe n'uwo bita Theogene. Umuhanuzi bita Theogene wamuzi ugiye guhanura avuga ngo mu Rwanda ngo hagiye kuba intambara, ngo Nyabugogo ngo hagiye kuzura amahema. Biriya bintu n'ubuhanuzi bagiye bihimbira kugira ngo bazamure amacano yabo. Barangije bahita berekeza no kuri mama Asiya, Madame Pasiteri Theogene, kubera ko bari bazi yuko uyu mupapa yari umupapa uzwi mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Bahita bajya gutwikira ku mugore we kugira ngo shanu zabo zikunde zizamuke. Zarazamutse none barekera aho ngaho, bareke umuntu w'Imana abanza tuze, bareke kujya kumutesha umutwe. Uyu muhungu n'uyu munsi wa none aracyasakuza avuga ngo Imana ngo yamubwiye, ariko none numvise yasubiye inyuma, arangije avuga ngo Imana yari isubiye. Imana ijya yisubira niko Imana hari ahantu yigeze yisubira, ahubwo yagiranye ibiganiro n'abantu benshi cyane, n'amaji de boreka bakoranye ikiganiro. Amaji arangije avuga ati ndakurahiye, ntabwo ibi bintu uvuga ntabwo bizasohora. Amaji aramurahira mu kiganiro, nawe ndavuga ni karabaye. Amaji arangije avuga ati ntabwo ibi bintu uvuga ni ukubeshya. Aho bisoreje byasoje bigaragara yuko ari ukubeshya. Ni wa mwuka w'irere ry'abantu baryama bakaryamana maze barangiza bakayabyukana. Biriya ni ibintu bashaka gukora kuri za YouTube zabo kugira ngo zizamuke. Icyo namubwira, uriya mubyeyi n'umukristo nakomere kandi yihangane. Biriya avuga ngo ahirwa yihangane bimugerageza, kubera yuko namara kwemerwa azabwa ikamba ry'ubugingo. Nakomere kandi yihangane, ndanamwihanganishe yihangane, akomeze akomere. Nubwo biriya byose byaciyeho, iriya ni imyambi y'umwanzi Satani igihe icyo ari cyo cyose ahora arasa imyambi kugira ngo arebe uwo yakomeretsa. Ariko icyo namushimiye nuko atigeze ajya mu mbuga nkoranyambaga ngo narangiza ajye guhangana nabo. Nicyo kintu cyanyemeje ko ari umukristo. Ubundi abantu barashikuje bavuga ati nahaguruka ajye kurega, agenda arege Noheli, agenda arege n'ibishaka. Uzi yuko uwo ngo bita Theogene yohereje audio uriya bita Noheli, amwohereza audio amubwira ngo muhungu wanjye ndakwemera uzi gutegura. Arangije aramubwira ngo uriya bavuga amagambo y'ibishegu, avuga ngo nakwemerera ngo uzamubenure, ngo ubundi ngo ureke ngo bamoke, ibigambo by'ibishegu gusa. Ariko ahise mbona uriya mubyeyi n'umukristo. Ubukristo bwe nabugumane kandi yihangane. Mwisi niko bimera, intambara ntabwo ntantu twazicikira. Imana yamwijije umugisha mwinshi. Ikintu namwifuriza, mwifurije amahoro n'amahirwe, umugisha n'ikindi gihe azinjira mu yindi mishinga Imana izamushyigikira. Ikintu nakongeraho, abantu nibareke kumya ku mugabo w'ibitero, nibareke kumya ku mugabo w'ibitero bamushakiraho views, bareke kumya ku mugabo w'ibitero.